se wenda akaguha amafaranga mu gihe uyakeneye, ninde uwo muntu wita inshuti, umwita inshuti ushingiye kuki? Rero bavuze ngo inshuti zibana, ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ni ukuri birashoboka, banza umenye uwo wita inshuti nindi. Ibyo biramureba ni ku giti cye, ariko wowe nk'umuntu ukora igikorwa uba wakoze icyo wumvise mu mutima wawe. Bivuze rero we ko yabitwaye, ibyo ni akazi ke, ariko wowe wakoze icyo usabwa gukora. Wowe nimye nakubwiye ngo mu mutima w'umuntu inshuti ni iki, nicyo twahereyeho. Kuko utari burebe mu mutima ngo ndebe mu mutima w'uriya muntu, njyewe ndakora ibyanjye, nindangiza ngende nka wa Musamariya yarabikoze, anamushyitsa kwa muganga ati byose nzagaruka. Ubundi si inshuti ni ubwo ikibazo mfite ntago nzi inshuti cyari cyo. Nibyo nakubwiye, inshuti si ya yindi turebera ku bikorwa. Inshuti ni nawe mbwiye ijambo ryo kunambaho, wa muntu utakurekura, atakunambaho kubera ko umufashije, atakunambaho kubera ko akubonamo byose. Abikorera iki sasa? Abikorera iki? N'ikimenyimenyi nuko buriya mu matorero ntago hakakwiye kubamo abakene, kuko umushumba yakayigishije bano bakire buryo kuko baramwubaha, bamwemera Imana ikorera muri we. Aba bakire bo hejuru bakamanuka bagafasha abakene. Ubundi ubwo nibwo bushumba bwiza. Utabasomesha ngo bazumirwa, ariko ntabwo hari abantu bakotinga ijambo ry'Imana nayo ngo bazasoma Matayo 5 bazumirwa. Ngiye mbabwiye Yesaya. Umugisha w'Imana gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese mwahisemo gukurikirana iyi ministeri yitwa Muhumuriza GB Ministries. Imana ibishimire cyane kandi bahe kugubwa neza. Niba aho uri bitagenda, nakubwira ngo ahari wabona bitagenda koko, ariko ni mu gitondo gusa Imana ikabihindura. Ahari amarira ikahashira ibitwenge. Amen. Ko muririmbyi yararirimbye ngo ntabwo uzahorurira, rekeraho kuganya no kurira, mukobwa w'Isiyoni dore Uwiteka arakwibutse. Ngiye ntago nzi kuririmba, baramutse hari n'abantu batungwa no kuririmba, gihe nahirimbira rwose. Nacyo hari icyo wajya ubafasha. Hari igihe nta muntu umenya byose, hari igihe waba utazi kuririmba ariko uzi gufata amajwi neza, kugira ngo muri studio nzi gukoma amashyi. Ahubwo yenda nawakomera nta kindi mu bijyanye no kuririmba, nta kindi kintu nzi pe amashyi uretse gukoma amashyi. Niwumva se, ariko ntumbwire ngo yenda ngo wampereze ingoma ngo nyikubite. Tukora ari bum 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 kucyo gusa, nta kintu hindura, ntacyo mpindura. Iyo mbyino umuntu yayibyina atera nyine babyina hapi, ntago bishoboka. Ibyo nayo ngiye kuvuga ni hari ukuntu abantu b'i Burera bagenda basimba hejuru, basimba hejuru, bamanuka basimba hejuru, bagatega amaboko, yenda hari yego Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora. Abantu mwese mwahisemo gukurikirana GB Ministries cyangwa se Muhumuriza GB Ministries, Imana ibarebe neza kandi ijye mu byanyu nkuko namwe muza kureba igicano. Abantu mwakore subscribe, abantu mudahwema gushiraho comment, abantu mukora like, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Uyu munsi rero n'ubundi tugarutse kuri kamera za Muhumuriza GB Ministries. Ngewe nitwa Emmanuel, akenshi mba ndi inyuma ya kamera. Hari abantu benshi ni hano nabonye bavuga ngo bazancire kuri kamera. Ntabwo ari hano ahubwo ntikora aka kantu bazagasibemo. Hanyuma uyu munsi nejejwe n'Imana mu mutima ko wongeye kutwemerera ko tuza kuganira ku ijambo. Uyu munsi wa none twateguye. Umeze neza? Tumeze neza, Imana ishimwe cyane. Amen. Yego kandekeraho icyo nangiye kuvuga mise mbona igisubizo cyacyo. Urisubije none utaranabaza. Umva hari ukuntu nyine wumva kera hari mama Pariseri yigeze kumbwira, navuze ikintu ansubiza ntararangiza kukivuga,
nyine abona yuko mbabaye yego twicaye mu modoka arambaza ngo uracyababajwe nuko nagukubise mu kanywa nanjye rero burya utarasoza umuntu agahita agusubiriza mbese akuziriza mbese nturasoza kumubaza ibyo umubaza anagushubije ibya nyabyo ariko ntiyaretse ngo usoze ikibazo cyawe yego ariko bumva gukumbise mu kanwa ko kumva ururimi rwose rukirwa rwabyimbiye mu kanwa ariko ijambo rikatubwira ngo nyine nurakara ntibizisubize umunsi ntukarenge rwose izuba ntirikarenga ukirakaye hari abantu rero mwaba murakaye nyabona murakajwe na bimwe bigiye bitandukanye ukimara kureba kino kiganiro ndakwinginze wihita useka wiseke kuko iki kiganiro ni icy'abantu b'abarakare reka nta muntu uba ukwiriye kurakara ni ukuri ngo izuba rirenga bibaho umuntu akakurakaza ariko si ngombwa yuko ukomeza ubigundiriye mu mutima wawe yego hanyuma rero nagusaba ugasenga Imana ubundi tugatangira ikiganiro cy'uyu munsi twateguye ko turi buze kuganira. Turagushimiye Mana yacu urera kandi urakiranuka ibihe byose uhora uri Imana imitima yacu nezezwa no kwicara tuvuga kugira neza kwawe urukundo dukunda kuko ubucuti bwawe mwami natwe nta cyarudukuraho cyangwa nta cyatuma uhindukira ngo utureke n'uyu munsi turayibona turi bazima turi amahoro kubera wowe wakoze rero reka iri jambo tugiye kuganira amagambo tugiye kuvugira hano yubaka imitima yacu ndetse na benshi bari budukurikire ubaha umugisha ubashoboza abadafite uburyo ububashye kuko uri Imana yacu twese turagushimiye kumva gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu amen 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 amen. Ikiganiro cy'uyu munsi gisa nkaho wagira ngo gifite bayita ngo imibare isa bayita imibare isa yina nka 2:08 8 nka 11:17 cyangwa 11 ahubwo 11 oya ukuvuga 5 11 ni 17 wavuze imibare isa niba ari 5:5 oya 10:5 aho rero ibyo bintu waba ugiye kubara rero ntacyo ni ukuri kw'Imana ntabwo gerware ubwo nari nkurikije ibyo mwari muvuze 2 ni 8 kandi ubundi yakabaye 2 5 biundi byakabaye 5 nyine nanjye mfite ikibazo ukuntu nzasobanura umwana wanjye nari mvuze nzasobanura umwana wanjye nkamubwira ngo 5 ngo ni 11 ngo naho 2 ngo ni 8 Manuel azajya mu ishuri bamwigishe yego nawe azabisobanukirwa ariko iyo mibare bayita ngo iki imibare nyine ibisa ugasanga yenda ngo 17 ni danti. Okay, abantu bize neza baze kudufasha. Hanyuma hari ijambo riri mu Migani 17 umurongo wa 17 sibyo rivuga ngo inshuti zikundana ibihe byose kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Yego. Ikibazo cy'uyu munsi kirabaza cyangwa se namwe mujye muri comment mugende mutwunganira. Yego. Kuko uyu munsi ni ukuburana. Uyu munsi nukuburana n'urubanza turakizwa n'Imana yaremye ijuru n'isi. Mwuka w'Imana arahari. Ibyo arabishoboye. Keretse niduhuza nyine. Iyo duhuza arabari byiza. Ariko yera ngiyewe ndi guhakanya ibyo Bibiliya ivuga. Ntago inshuti zikundana ibihe byose. None ngiye nkakubaza hawe nk'umushumba inshuti zikundana ibihe byose byagenze gute byabaye gute ko bavuga yuko ngo ntazibana zidakomanya amahembe n'umugore n'umugabo bajya bacishamo iyo badakubitanye inshi bakanarumana cyangwa bakanoshana ari umugore n'umugabo nawe bazemwe abantu babaye umwe we noneho tugere noneho ku nshuti da kandi na Bibiliya irakubwira ngo n'umugore umupfumbatana ntiwemereye kumubwira byose hari ibyo utemereye kumubwira we yewe n'umugore mupfumbatana hari ibyo utemereye kumubwira none izi nshuti zikundana ibihe byose gute mubyeyi
Ego, urakoze cyane. Ni ikibazo rero giteye amatsiko hano hanze cyangwa se ku isi hose. yego Wakwibaza ngo ariko koko nibyo inshuti zikundana ibihe byose? aha Ese koko bakundana kubera iki? Reka tubanze twumve se inshuti ni iki? Inshuti Yego. ni muntu ki? Inshuti ni nde? yego Hanyuma tukagira n'ijambo ritubwira ngo ntukizere umuntu wese. Iyo utizera umuntu wese, ehe hanyuma ya nshuti muzakundana ibihe byose ni inshuti ki? aha Inshuti ni iki mu buzima? aha Inshuti wayisobanura mu buryo butandukanye bitewe n'imibanire yawe n'uwo muntu. yego Ariko kenshi tujya twibeshya inshuti. yego Umuntu ukamwita inshuti kandi atari inshuti. yego Ari umugenzi muhuriye mu rugendo rw'ubu buzima. yego Nyamara hari aho muzashyika akaviramo mu cyapa kiganiwe, nawe ugakomeza ukaviramo mu cyapa cyawe. yego Buri muntu muri iyi si turi mu rugendo. mhm Rero hari igihe ubona umuntu ukamwita inshuti, nyamara ari umugenzi muhuriye muri bisi. mhm Ariko kuko tuya tumenya ibikorerwa iyo ngiyo mu rwihisho, yego umuntu akakwereka uruhande rumwe. Mm, Ugahita umwizera, ukamukunda, ukamubwira ibyawe, akakubwira ibye, yego mukumva muri inshuti. Mm, Ariko mukibagirwa ko muri mu rugendo. Kandi urugendo bivuga ngo nushika hari imbere muri bisi uravamo winjira mu yindi. yego Niwinjira muri ndi urasanga izindi inshuti. yego Ya yindi uba urayitakaje. yego Yewe muvugane kabiri gatatu be birarangiye. yego Ariko hari inshuti navuga ngo ikugira gutera. ikunamba Hari inshuti ikunambaho. Urakoze cyane. Hari inshuti ikunambaho. guragura Umva nayo iryo jambo ryari ryanze kuza. yego Ikunambaho. yego Umva naho yava muri iyo bisi akajya mu yindi. yego Niyo wava mu gihugu wari utuyemo ukajya mu kindi. yego Iyo nshuti ikaguma ari inshuti. yego Niba muntu ugifite inshuti zo mu bwana bwawe, yego hari abantu mwiganye muri primaire, aha mukaguma muri inshuti, mukazongera bashyika muri secondaire, mukongera yego mukagera hantu mukabona udutelefone, noneho wa muntu akagushakisha yego mpaka akongera akakubona, yego akongera akagushaka ati narakubuze rega wari inshuti yanjye, mukongera mugacomeka, aha mukongera mukageza igihe mukaburana. aha Wagera muri university ukazumva wa muntu arongera araguhamagaye, yego akongera mugakundana. yego Manwe uwo muntu aba ari inshuti. Uwo muntu aba yaragukunze. kuki umuhisha amabanga amwe rero sasa Hmm? kuki iyi nshuti Bibiliya yakubwiye yuko utakwiye kuyizera? Kutayizera nuko tudafite ubushobozi bwuzuye bwo kumenya ibikorerwa hahandi mu mutima. Kuko hari uwo wita inshuti iyo udasa n'umuzi. Bonda mwumva None kubera ko tutazi ibikorerwa iyo ngiyo, yego umuntu uramufata ukamwimariramo, yego nyamara akagusekera, yego ariko ntabwo uzi ikirimo gikorerwa mu mutima we. aha Wa muntu niza nka bwana ariko manwe uriya muntu ntabwo ari mwiza kubera ko yamemukiye nkamuguteranyaho. yego Ikiri bukwereka ko wa muntu atari inshuti yawe, yego urahita wemera ibyo nkubwiye. yego, Wa muntu uhita umwanga, yego, uwo muntu ni inshuti ntabwo ari inshuti. Nimuhura aseke anezerwe akwereka ko yishimye, ariko mu mutima hari ikintu kibitsemo. aha, Kibitsemo yuko Manuel yarahemutse, Manuel yagize nabi, ariko nyamara ntabyo wigize unkorera. Uwo muntu ntabwo ari inshuti. Ariko inshuti kumva ni ya yindi ikunambaho. Niyo bavuga batari ko Manuel ni gutya na gutya, iyo yego nshuti ikavuga ngo ya ntabwo ari byo. aha Jewe ndabizi ko atari ko bimeze. Dere Manuel n'uyu aha akakuvuga ukuri, yego akakudefanda, akaguhagararaho. Iyo ni inshuti. Inshuti ni ya yindi itagutera amabuye iyo abandi barimo bagutera amabuye, yego akaguhagararaho naho abandi bose bakuvaho. Iyo ni Yego. inshuti. aha Wa muntu rero wita inshuti ko muhera muhuriye aho social media, muhuriye mu bukwe, muhuriye mu hehe, mugacomeka. yego Kenshi uwo muntu ntabwo muba muziranye. Murahuye, yego ni byiza, murakundanye, murasangiye, muramanutse, mukoranye ibintu byinshi cyane. Uwo muntu ntabwo bihera byitwa inshuti. Ni yego umugenzi. ah Uwo muntu ni umugenzi, mushobora kuba mufatanije urugendo rwo kujya mu ijuru, wenda mwungurana ibitekerezo, cyangwa se hari business mukora, cyangwa se hari ibindi bintu murimo mukora by'ubu buzima bibahuje, ariko ntabwo ari inshuti. Inshuti ni ya yindi kunambaho, niyo byaba nk'uko Kristo yatubereye inshuti irenze izindi.
kuko ni wa wundi ukwitangira aho bikomeye akakwitangira, ariko wa wundi banagutuka gusa agahita nawe agutuka, ubona inshuti se ntabwo bishoboka. Inshuti ni ya yindi ivuga ngo nubwo bimeze bitya njyewe biragenda bitya. Yesu nashimwe cyane. Ese wowe wita inshuti yawe ninde? Nuko musangira burusheti, nuko musangira inzoga, nuko musangira nuko uwo muntu agufasha se mu kazi, nuko uwo muntu agufasha se wenda akaguha amafaranga mu gihe uyakeneye. Ninde uwo muntu wita inshuti? Umwita inshuti ushingiye kuki? Rero bavuze ngo inshuti zibana, ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ni ukuri birashoboka. Banza umenye uwo wita inshuti ninde. Impamvu ubihunyuza amanwero wavuze ngo wowe ntabwo ubyemera, ni ukubera yuko buri muntu wese wamwita inshuti, ariko siko bigomba kumera. Oya, gubanza umenye inshuti ni yihe. Ariko ubundi inshuti zari zikwiriye gukundana ibihe byose. Ari ibihe by'amakuba, ari ibihe byiza, wagize ibirori, mbese hari ikirori ufite, ya nshuti niyo iba ya mbere kuza mu kirori cyawe. Ariko ba bandi wita inshuti iyo bigeze ahakomeye bakagutererana, ntabwo baba ari inshuti, aba ari umugenzi mufatanije kugenda muri ubu buzima, ariko atari inshuti wakwihebera. Yego. Banza umenye iyo nshuti ni bwoko ki. Nimvuga bwoko ki, nimujye mu moko. Ni inshuti muntu ki? Ese ni inshuti mushobora kugendana urugendo runini rurerure atakuvuyeho, atakwihakanye, atakuvuze nabi? Ese iyo nshuti, uwo muntu wita inshuti ninde? Banza ugenzura icyo ngicyo. Ntabwo nzi niba nkushubije icyo warumbajije. Inshuti zikundana ibihe byose, ariko inshuti ninde? Njye ntabwo uragera ku marangamutima yanjye. Yenda Dogiteri Luka we amaze gukusanya, abwira uwo bajya bita bandi buze kwibuka izina ry'ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Dogiteri Luka. Ariko ageze mu bice 10 ku murongo wa 29, hari umusore w'umutunzi ashaka kwigira shasha, abaza Yesu ngo mbese ariko uwo ashatse kwigira shasha abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigaje ho hato agapfa. Nuko umutambyi amubonye, umurewa amubonye, bose bagenda bamusiga bari. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwogesha amavuta ya elayo na vino. Yego. Inzoga burya ziravura. Amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Yenda bukeye bwayo atanga idanari ebyiri, aravuga ngo umuvure ibizarenga cyangwa se ibizasabwa, nzagaruka mbyishyure. Yego. Uyu yari umusamariya w'imico myiza, kandi yari n'umwizerwa. Umuntu ujyana umuntu kwa muganga, yari anazwe, akamwishingira, kandi n'uyu muganga akemera kumuvura, nuko yarazwe. Ngewe mpita nibaza, uyu muntu yari umuyuda. Wewe wavuze uti ngewe nahura n'umuntu ati yenda duhuriye mu buzima runaka, mu bundi buzima arankeneye, uyu muntu agukenera mu buhe buryo? Uramutse waracitse nk'amaguru, uyu muntu akagukenera, niho nabyemera. Kandi n'uyu nabwo hari aho bigera bitewe n'uko ugenda umukenera we atagukenera. Ko ikiremwa muntu giteye, bikazarangira n'ubundi nawe agushizeho. Ko ari Imana ishimwe uba utangiye kuza. Kuko njye ntabwo ndi gusobanukirwa mugenzi wanjye, inshuti yanjye,
ubona inshuti yawe aba ari mugenzi wawe, yego kuko ubonye ngo iyo ubonye ngo mugenzi wawe mwiza ngo ubonye inshuti nziza. yego none ngewe cyo nibaza, mu bantu habonekamo umuntu w'inshuti ku buryo mubana ibihe byose, yego no mu rupfu mukajyanayo, kuko ibihe byose mugomba nyine, ni ukuvuga ngo muri metero ebyiri baravuga bati nyine wa wundi Ruso yaravuze ngo nupfa nanjye aho uzagwa niho nzagwa, nanjye bahampambe. yego hari umuntu no muri comment aze kwandika wumva ko koko yakunda umuntu ku rwego nubwo bavuga bati babajyane uvuye kuri bya bindi by'abasore n'abakobwa bari guteretana, ati nukuri nupfa ari njye bazahamba, ati ndetse n'ikimenyimenyi nungire rukarwa njye nzabanza hasi ungweho ntubabare. yego mushu umva njye nsobanura nkomvenke buryo ki hariho inshuti nyine zibana ibihe byose. mbere na mbere ndabanza kukubwira yenda n'iri jambo abantu bataza kuvuga ati none se ko wisubije, uyu nge n'uyu muntu nawe ubwe yaramusize amusigira umuganga, aravuga ati ibizarengaho gende yarakiza akanigendera, nge nzaza nkwishyure. muri iyi nkuru ntabwo mbona abarura. reka nkusubize aha ngo manwe, umuntu twabonye, umuntu twafataho urugero rwiza ni Yesu Kristo. nubwo mwise umuntu Kristo ni wadupfiriye, nta wundi umuntu wapfira mugenzi we. icyo cyo gupfira mugenzi wawe ntikirimo. ntabwo wavuga ngo bagiye kumurasa naba ari jye murasa. ubwo iyo ngibyo nabyo tuzabibona, nibiramuka bibaye tuzabimenya ko hari undi nawe wapfiriye abandi. mbibona muri filime, ariko ni muri filime. ariko icyo navuga gupfira mugenzi wawe ni ukukuba hafi kugeza ku munota wa nyuma. niba urwaye, reka mfate urwo rugero, niba umuntu arwaye ukamurwaza, mbese ubwo ni ya nshuti, cyangwa dufate uwo mugani utubwiye w'umusamariya mwiza, yaramurwaje. uwo nguwo nuko wenda yaramusanze mu nzira, ntabwo yariho yaratuye, niba ari banaziranye na mbere, ariko yaramufashije. reka gufasha umuntu utazi biraryoha cyane. ariko noneho aranavuga ati nzagaruka. bivuga ngo wa muntu yamugiriye impuhwe, yamugiriye umutima wo kuba yanamupfira. avuga ati umuntu utazi umushyizeho amafaranga yawe mu bitaro, ni mu murwaze nzagaruka. icyo kintu ubundi ntabwo cyakabaye kikugarura, ariko kubera wa mutima ufite muri wowe w'urukundo, gukunda umuntu ubabaye uriho nabi, ukavuga uti ni mu murwaze nzagaruka, ibyo muzamwara mushyizeho byose nzabyishyura. uwo ni umutima w'urukundo yari afite. kunda n'umuntu utazi, noneho uwazi ndibaza ko yanamukunda nawe gutyo. Kristo rero niwe wadupfira. twavuze ariko ngo gukunda ngo gufasha umuntu utazi biraryoha. biraryoha. ariko no gufasha uwuza ababaye nawe nabyo biraryoha. gufasha kose, gufasha wenda ushaka kubitekerereza mu gufasha umuntu wishoboye. iyo ufasha umuntu ubabaye iteka biraryoha. hanyuma se mushoka nkubaza akantu gato cyane. iyo ufashije umuntu n'ubundi ukuzi, uzi ko abibona yuko yari abikwiriye. ibyo biramureba ni ku giti cye, ariko wowe nk'umuntu ukora igikorwa uba wakoze icyo wumvise mu mutima wawe. bivuze rero we ko yabitwaye, ibyo ni akazi ke, ariko wowe wakoze icyo usabwa gukora. wowe nimyo nakubwiye ngo mu mutima w'umuntu inshuti ni iki, nicyo twahereyeho. kuko utari burebe mu mutima ngo ndebe mu mutima w'uriya muntu, njyewe ndakora ibyanjye, nindangiza ngende. nka wa musamariya yarabikoze, anamushyitsa kwa muganga ati byose nzagaruka. ubundi si inshuti ni ubwo ikibazo mfite ntabwo nzi inshuti icyo ari cyo. nibyo nakubwiye, inshuti si ya yindi turebera ku bikorwa. inshuti ni nawe wambwiye irya jambo ryo kunambaho. wa muntu utakurekura, atakunambaho kubera ko umufashije, atakunambaho kubera ko akubonamo byose. abikorera iki sasa? abikorera iki? afasha wa muntu se
akunambaho akunambiraho iki? kugukunda gusa. Urukundo ntabwo nta busobanuro wabonera urukundo. Iyo ukunze umuntu kubera ikintu runaka, cya kintu iyo kirangiye uramwanga, ariko umuntu ashaka kugukunda gusa uko waba umeze. Nose nurabona umuntu ugoranye mu buzima ariko ukabona afite inshuti yamunambyeho, buriya aba yaramwemeye uko ari, amukunda atyo kandi bitanamuremereye. Inshuti rero ikunambaho atari uko ukiranuka, atari uko uri umwerede, oya. Iyo niyo nshuti itagutereye, itagusiga mu makuba no mu byago, ukabona ya nshuti. Ariko uzareba hari igihe umuntu agira ibyago, ba bandi bitwa ko ari inshuti bose bagacaho, kandi nyamara warababaniye, mwarabanye, mwaragize muti, ariko hagira ikintu kikubitamo ntiwongere kubabona. Uwo se ni inshuti? Ntabwo biba ari inshuti. Bakundana ibihe byose. Ni ukumenya abangabo mukundana ibihe byose ni bande. Ni uko musangiye agacupa se? Ni uko bigenze bite? Inshuti zo zibana ibihe byose, ariko ikibazo twitiranya inshuti. Kandi inshuti si ngombwa yuko muba muri kumwe igihe cyose. Ushobora kubera inshuti mba ahantu kure, ariko ugakundana n'uwo muntu nubwo mutabonana amaso ku maso buri gihe, ariko akakubera inshuti, akakugira inama, akakubwira sigaho ibi ngibi, biriya bikore, ibi byakugirira akamaro. Ariko muvandi haguruka, kiriya kintu gikoze cyakugirira akamaro. Iyo ni inshuti. Ariko hari abitwa inshuti akaguca intege, watangira iyo business ariko biri ubona uzabishobora, nyamuneka biri kutazakorwa n'isoni, nta kigenda, akagutesha inzira. Uwo ntabwo ari inshuti. Wamubwira uti ngiye gukora binabi, akakubwira ati ahubwo ihute ubikore, ari ukugira ngo uzakorwe n'isoni imbere. Ariko inshuti ibabazwa n'ibintu bitagenda neza kuri wowe, akishimira gushaka ikintu yakubwira ati haguruka ukora iki kintu, kandi kirakubyarira umusaruro. Haguruka ukora iki kintu kizakugirira akamaro mu buzima. Se abantu ntabwo wagiye uhura nabo Manuel, ntiwagiye uhura ndetse n'abaguca intege. Watangiye akazi akakubwira ati reka reka reka, ibyo ni ukwishyiraho, ntabwo wabivamo. Impamvu nakuzaniye kino kiganiro yego ni uko ngiye nabuze inshuti tunambanaho. ntabwo wayibura. Niba utayifite uyisaba Imana. Narayisabye mu buzima nta nshuti ufite. Nanjye nabaye nka Pahura inshuro 3. Birashoboka, ariko kugira ngo ubure abantu mu isi hose, abantu uzi sinzi ngo ni bangahe. Mfite abo tubana kubera yuko bafite icyo bankene. Iyo mbareba nkabona icyo mfite ntagifite, tutabana. Uwo ntabwo ari inshuti, ni umugenzi. Nifitiye abagenzi. Wifitiye abagenzi nta nshuti ufite. Cyangwa hari ubwo ni icyangiro kimbaho. Oya ntabwo ari icyangiro, ahubwo ni ukwisuzuma ukareba impamvu uvuga ko nta nshuti. Ese ni uko utizera abantu bose pe? Nta muntu ushobora kuvuga ati uyu muntu kabisa ni inshuti. Mbona yambera inshuti mu buzima atari ubushuti bw'umugabo n'umugore, ukabugira inshuti mu buzima uvuga uti ariko naho nagira n'ikibazo nabwira uyu muntu nkambwana, ariko hari ibintu byanyobeye, nahuye n'ikibazo iki n'iki n'iki, nabuze ukuntu mbyitwaramo. Uwo muntu akaba yakugira inama kandi akakugirira ibanga. Yego, aba bantu ntabwo bariho. Ntabwo bariho. Manuel rero ubwo ufite ikibazo. Ndakugaruke nawe, reka ngugarukeho. Ufite ikibazo. Ntabwo bishoboka ko wabaho udafite inshuti mu buzima. Kwizera umuntu si byiza, sibyo? Ariko ntabwo waba nyakamwe ngo bishoboke. Ugomba kugira umuntu mujya inama, yaba ari umugore wawe, yaba ari inshuti ku ruhande, umuvandimwe. Hano bavuze ngo umuvandimwe avukira kugira gute? Gukura mwene se mu makuba, cyangwa umuvukanyi wo mu makuba. Ntabwo mu bavukanyi bawe waburamo umuntu n'umwe, mu nshuti wiganye nazo, mu bana muhura ni byinshi, mu bo musengana. Ntabwo wambwira ko wabura inshuti. Abashumba ntabwo wabura umuntu ugira inshuti. Bibaho. Wivuga abashumba wowe. Aho ni ikibazo gikomeye. Bakeneye oya ntabwo ari bose. Umushumba utamuha icyacumi, utamuha amaturo, rekeraho abashumba. Abashumba bihorere. Umushumba utaramuha icyacumi uzanarebe noneho. Yenda hari menya hari abashumba
bari hakurya y'imbibi aho ntarageza ibitekerezo n'amaso, aho nabo ntarabona. Uzi yuko umuntu agukunda kubera ko ufite imodoka, uzamuha rifuti. Agukunda kubera ko ufite kamera, azakenera brad shower, ibindi bintu n'ibindi, hari ikintu uzamufasha n'ama event, agakenera ya kamera yawe. Yego. Umushumba iyo ari kubona uri intama nyine inanutse, itabyara, ingumba irananutse, imeze ndavuga umukene nyakujya, ntago kwitaho. N'ikimenyimenyi nuko buriya mu matorero ntago hakakwiye kubamo abakene, kuko umushumba yakayigishije bano bakire buryo kuko baramwubaha, bamwemera Imana ikorera muri we. Aba bakire bo hejuru bakamanuka bagafasha abakene. Ubundi ubwo nibwo bushumba bwiza. Ngewe rero mfite ikibazo ko ahubwo kugira ngo ibi bintu umushumba bikore, ahubwo yikundisha kuri ba bandi bo mu itorero bakomeye kugira ngo agire icyo abakuraho. Rero nujya kumbwira ngo umushumba wawe ngo iki cyawe, aho tubashinga hagati biransaba kugira ku rundi rwego rw'uko umushumba mbona n'icyo ankeneyeho. Aho niho yambera inshuti rwose, yanaje nansengera buri uzi mfashe nkaga. Ubwo ngo rero ntabwo ari inshuti, ntabwo yaba ari umushumba wawe w'inshuti yawe, nawe yaba akubereye umugenzi. Hano se muri isi ya rurema hari abashumba barenze kuri urwo rwego cyane, hari abashumba cyane rwose, kandi barahari kandi beza bizewe. Ikibazo bazabyandike muri comment. Ngewe ariko nta nshuti genda ndanacyatsi kuri cya kindi ko nta nshuti mwanambanaho. Birahari kuba udafite inshuti rero ngo ukeneye gusengerwa, wowe ushaka umushumba agusengere. Kuko ntago wabaho uri nyakamwe, nibibaho. Wandi kumwe n'umugore wanjye nawe. Oya, kutagira umuntu wita inshuti ushobora kwitabaza. Ufite n'abagenzi. Aho bagenzi rero ntabwo ari beza. Uwo mugenzi ntabwo uzamubwira ibanga, nta kintu uzamubwira kikuremereye, n'ubundi uzakimubwira akibwira abandi. Ariko ntabwo wambwira mu bantu bose ngo wabuzemo inshuti. Ubu abantu badukurikira muri iki kiganiro bose niko bafite inshuti kubera yuko zibanambyeho, nta kindi zibakesha. Bazabitubwire nabo, bazaze batubwire niba badafite inshuti. Ese wabaho gute udafite inshuti? Bitewe n'ibikomere no gukomereka, hari n'abantu bikundisha ku bantu bakaba bazi ko babakunda ariko batabakunda. Nicyo kibi rero. Niyo mpamvu dukomereka tukavuga ngo abantu bose ni babi, ariko ntabwo abantu bose ari babi. Uzi impamvu namenye ko ntagira inshuti nyine tunambanaho, ngenda zigerageza. Inshuti ndayigerageza nkabona ntabwo ari inshuti, nkabona ni umugenzi. Ibi bivuga ndanagerageza no kubana n'abantu neza. Ibyo birashoboka, nakubwiye Manuel. Hari inshuti akaba n'abagenzi. Ariko kugira inshuti yayindi inkoramutima, yayindi nshobora kumenekera nkabwira gutya, ukabwira ikintu kikubabaje pe mu mutima wawe. Ibyo mbiheruka mbere y'imyaka 35. Ubwo ni ukuvuga ngo mbere y'imyaka 35, bari imyaka 35 uba ari uwo mwaka wa mbere uhere kuri ku mwaka wa mbere na 35. Ubwo ni muri 90 na kangahe cyangwa muri 80 na wagize igikomere buriya mbere ya za 80 niho ibyo bintu mbitekereza hari ko byari bihari. Igihe urabiterwa n'igikomere, urabiterwa n'ibikomere waciyemo, noneho ukumva ko abantu bose noneho barashize, babandi bakera barapfuye baranashize nabahari. Ubu ngubu nta muntu mwiza ubaho, barahari. Niyagiye kubaho ahitapfa, nagiye kubaho menya ahitapfa ntaramubona. Oya, uracyariho. Ubwo abantu beza kuri kamera barahari pe, barahari kandi abadukurikira barahari. Ariko ufite inshuti ubwira umenekera yayindi cyane ntibimene ibanga. Nishobora kuko iyo wamwise inshuti atari umugenzi. Nakubwiye ngo kenshi turahubuka abagenzi tukabita inshuti, tukabamenekera, ukamubwira ibyawe byose, noneho wa muntu ukibagirwe ko wa muntu ejo ashobora kuguhinduka. Yaguhindutse ni hahandi uvuga uti mana mbega inshuti nizikibaho, abantu bose babaye babi,
yego waba utarasohoka ukumva bya bintu byagutanze hanze yego umuntu aguhamagara atari koze ibintu byawe ibi n'ibi 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 ko nabyumvise noneho hari n'igihe ujya wari waganiza umuntu ariko kuri kodinga agahita ashyira muri gurupe iyo gurupe nawe uyirimo ibyo mwaganire bya bindi by'ibanga kandi pe waramugerageje ukabona ni inshuti yawe ukabona uko mbese kumumanuka ukamumanuka ugasanga rwose ni n'umutima wawe buriya hari icyo uba utarabonye hari icyo uba atarakweretse ari cyo kikeneye kukwereka hari icyo aba yarakwihishemo kugira ngo utakimenye agakenera ko azajya gukuramo amagambo kandi bene uwo muntu umubwira atakubwira yanakubwira akakubwira aca hejuru nakubwira ibye wowe akamenya ibyawe gusa uwo ngo ni umugenzi fungira uwo muyaga weyegereze mikoro mo gakeya yego hanyuma reka ibi byo tubikomeje njye ntabwo wabinyemeza kuko niba mfite igikomere urumva imyaka umaze ni myinshi cyane nta nshuti waramaze no kubikura mu nzira ngo uziheruka kera muri 80 ntabwo ari ibyo inshuti zirahari abantu ni bya bindi bavuga abanyarwanda ngo umukobwa bumwe akora icyaha ari umwe agatukisha bose ariko siko bimeze ntabwo bivuze niba umwe yahemutse ko bose bahemutse oya hariho abatahemutse rero ntabwo abantu bose ari babi gerageza ushaka inshuti n'abadukurikira niba hari umuntu uvuga ngo nta nshuti zibaho zirahari ariko wowe inshuti ufite n'abagenzi tandukanye umugenzi n'inshuti rero wibwira abantu bose ibyawe reka nibere nka Yesaya igice cya 23 bazasome ayawe utabasomesha ngo bazumirwa ariko ntabwo hari abantu bakotinga ijambo ry'Imana nayo ngo bazasoma Matayo ngo Matayo 5 bazumirwa ngiye mbabwiye Yesaya bazamenya impamvu yenda bwo nakomeretse Yesaya ari mu 23 hanyuma ariko nkanabwira yenda banyumvise hari umuntu nari ndimo mfasha dusoza inshuti ndazifite kuko ntafite inshuti ntago nawe mfite n'umugore wanjye ni wape hanyuma ariko hari n'abatizera n'abagore babo ahubwo akizera abo hanze akari wagira inshuti kuruta umugore we cyangwa umugabo we reka tuzabiganireho ubutaha cyane ukamubwira byose Masasu arakara rero arashize kuri stati Masasu Apostle Imana imuha amahoro n'imigisha turamukunda cyane Imana imuha umugisha ubwo ni za mfizi z'akarere ni mfizi z'akarere izo zikunda abagore b'abandi zikamwumvamo yuko zababitse amabanga yego ariko umugore wawe ntumubitse ibanga ni uburyarya buriya na wa wundi wo hanze yitwa ngo yameneye ibanga nawe bamuryarya nawe ntabwo aba ari nta nubwo aba amumeneye ibanga ahubwo abamufatishije amarangamutima ni kumukuruza ako kantu k'uburyarya akarimi kagacabiranye hanyuma wa wundi nawe niyumve ko barimo kumuryarya nawe agahita abyemera di yego hari umugabo bajya bita Hategekimana Hubert yeze kuvuga ngo igihe uzagendana n'umuntu ukumva uri kugira limite y'uko ushaka wajya kubumbura akantu ukumva hari akantu kari muri we kakubwira ngo limite ujye wihatiriza wose inshuti yawe si na mugenzi wawe ahubwo ni umugome kuri wowe rekura ariko umuntu uzumva ufungukiye kubwira kandi ukumva mu mutima wawe uri gutekereza kabiri ukumva hari ikintu wabasha kumubwira uwo ni inshuti nziza wabonye mugenzi wawe mwiza uwo rwose mumenekera umubwire yaba n'umushumba wawe nutangira kubwira umushumba ukumva hari utuntu udashaka hari utuntu uri kumutsimbamo indani muri wowe ubundi uwo muntu nta nubwo mwemerewe no gusangira kuko uwo muntu ntabwo ari ubuzima bwawe Imana yaguteguriye mu by'ukuri rero inshuti zirahari dusoza tuvuga gutyo nyabona abantu mu nkunda ntabwo mbanga ndabakundaga yego hari abantu bafite ibikomere ariko inshuti zirahari nibafatire muri rusange byo ngo nta nshuti zikibaho zirahari ahubwo saba Imana ikuyobore ku nshuti nzima
izakugirira akamaro. yego Murakoze. hanyuma rero dushimiye abantu badukurikiranye, dushimiye abantu bagejeje kuri uyu munota bakidukurikirana. Imana amahoro ibahe umugisha, ibishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka, Amen. Imana yabo ibaha kandi basetse banezeze icyo gihugu, mukirye imbuto zacyo, inzabibu zacyo, mukirye. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Australia, waba uri muri Europe, waba uri muri ahantu hagiye hatandukanye ku isi, Imana iguhe umugisha. Reka dusabe nanone umushumba adushire imbere y'Imana ducumbikira aha, tuzasubukura ubutaha. Shalom. Data, tuguhaye icyubahiro, urakoze kubwira ijambo ryawe, Hallelujah. riratubwiye ngo inshuti zikundana ibihe byose. Yego. Mwami, uduhe inshuti nzima, inshuti nziza zitaryarya zitatubeshya. Yego. Ibyo batubwira ku rurimi niba ari byo biri mu mitima yabo. Abantu barakomeretse, bafite ibikomere byinshi mu mitima yabo, bituma bavuga ngo nta nshuti zibaho, ariko zirahari. Mwami, ubaremere inshuti nzima Data, kugira ngo imitima yabo bajye babona abo bahuza, baganira, bakabwirana ibyururutse umutima, bakajya inama. Abo bose turabakeneye. Urakoze kuri Imana igira neza, kandi uri Imana yumva gusenga kwacu. Byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen and Amen. amen. Shalom. Shalom.